umva umva wowe bavugana se wowe biteze kuna kuzi oh usanzwe se na yeko ndose Ndoina. Kana ukirana nice to meet you bo rero ngewe iko Kevin anyine ngaba mubonye twakunze twaganira none cyo gutwara Nanjye nitwa Neira. oh Neira cyafite izina ryiza Kozi kuko usa niko izina ryawe neza oh nyine niba ntacyo gutwara se akamutunga kubera iki nyine nabona yitwaje ariko nasimuka adingiramo ese niba nta kibazo namenya impamvu cyane ngari ntabwo ukenewe cyane ntabwo ukenewe none se nyine akubonye nyine kuba mwiza gusa nyine twagana ngo nyine twihariye ya cyane ko nyine mbona atwaye nyine kibaho ako bisa nkaho itonda cyane bashimwe ese wahita wirekura ku muntu mutamenyeranye cyangwa ugira isoni kuko bikagaragara irimo gakeya gusa nyine useka neza pe wakongera ugaseka se ya ntabwo bishaka nyine ntabwo byiza kuba yavuga nyine kano kanya niba nta kibazo twazapanga tukazahura tukaza gusohoka kugira nyine icyo nifuza kuzaganira nta kibazo kuko nyine mbagiye mu kazi nta kibazo nyine kamwe nimero zanjye ubwo uzamvugisha sibyo zimbwire mu mutwe na mu mutwe 07 3 18 52 92 3 okay wazifashe mu mutwe ingo cyafata mu mutwe vuba tawanye ngo tuvuge sibyo Papa mwiriwe. Mwiriwe. Mbese. Umeze ute? Meze neza. Ako nawe uragenda ariko ntabwo ujya umenya ko tuba mu rugo twenyine koko. Ubuse natinze. Watinze umuntu wagiye saa 4 ubona bigeze amasaha yose mu masaha 9 utari wagera mu rugo. Habana n'igihe ntekereza ngo hari ikibazo wahuye nacyo mu nzira ta. Nta kibazo nacyo. Nyine nari nagiye gutembera n'inshuti yanjye. Reka ta. Ariko mu nzira nahuye n'umusore nyine numva ndamukunda. Watangiye se gukunda? Sikumaze gukura koko. Burya nagira ngo uri umwana. Ubuse sindacyari muto narakuze. Uwo musore se ameze ate? Uwo musore nyine ni mwiza ariko araciriritse. Ubwo tavuga ngo ni babandi babyuka bafashe isuka bajya guca inshuro. Ntabwo uri kubyumva nyine ntabwo iwabo bakize. Reka iwacu ntabwo iwacu twajya ntabwo washyingirwa ku bantu b'abakene rwose ibyo ntabwo byashoboka rwose. Niba ari waranamukunze ukabona ari mwiza yarakubera akaba adafite uko yimereye rwose wowe ntuzamugeze iwanjye ntabwo mushaka rwose. Nusi bishaka. Oya arega bujya bitangira kuri 0 ntago ari kimwe no gutangira ku kintu runaka. Nusi bishaka. Oya arega bujya bitangira kuri 0 ntago ari kimwe no gutangira ku kintu runaka. None se uwo musore nuko ari
ntabwo turamenyanya neza. uzamuzane murebe sha, uzamuzane ntabwo nabyemera. Ujya umbwira ngo wabonye urambwiye ngo wabonye umusore, wenda ngiye ntazanyura ariko nzanamumenya. Hari uwo mu ikaritsiye se ntamenye? Nzamuzana nyine murebe ariko ni mwiza arakuze. Karama. Nemeye si ukubeshya pe. Iki se? Wagira ngo ngeze mu ijoro. Ubu se uri kubona harenze? Cyane. Asa neza, ameze neza. Ese saa moya tukabikora. Ese baby, abandi ko badakoma bite? Papa sinzi ahantu yagiye, nyine usanze agiye. Pase niwe Kamara, ntabwo abandi baza kunsuhuza. Nta bandi tubana, nyine mbana na papa gusa. Kubera iki? Ubwo nyine bimeze. Mama bakuru wawe ko ntabwo ngira. Nawe ugira? Byagenze ute se? Nyine mama yitabye Imana, nyine ari njye amaze kubyara gusa. Gusa nyine nzaguhumuriza kandi nzakuba hafi, sibyo? Naho nzatuma nyine hari ikikwangiza cyangwa se wongera kubabara nyine bwa kabiri, sibyo? Nzakuba hafi. Urumva nyine papa nta wundi mugore yigeze yongera gushaka, nyine tubana turi babiri. Birumvikana. Baby. Karama. Nyine kuba byarabaye gutyo. Gusa nyine wenda ntabwo umuntu ahitamo nyine ibizamubaho, you know. Gusa nyine nzakuba hafi, sibyo? Baramenyeye. None se baby? Oui. Papa we ntabwo azi ko dukundana? Arabizi, nawe mubwiye we nyine. Mbwira byagenze ute? Naramubwiye nyine, arambwira adashaka kukubona. Ingo? Umwe koze nyine kubona uko mu muryango ukennye. Nabimubwiye nyine numva ntabwo ari kubyumva. Bivuze ngo nzaraburiza. Wapa ariko yaravuze ati azamanza kubone undi nyine ishakira igisubizo. Mani zamfashe kabisa, sinzaraburiza pe. Ntabwo uzaraburiza. Kwa urukundo mukunda ntabwo nakemera kuba naguhomba. Nanjye niko bimeze. Ese unkunda mwakangaye ku ijana? 100%. None ngewe sibyo? Ni 110%. Umve nyine kumara ku mutima ahantu hose ndi mu kazi, sibyo? Nyine mbanekereza wowe. Noneho nk'iyo ndyamye ntabwo nsinzira. Ndagutekereza, noneho ufite ukuntu nyine uri mwiza, wagira ngo nyine wariremye, sibyo? Usanga bike? Urakoze. Bike birimo ni Imana, sibyo? Baby rero, kuba naje nyine hano hari byinshi nyine nakoraga, sibyo? Ariko nyine ndavuga ati ngomba guha umwanya umukunzi wanjye. Kuko nyine igihe cyose wanshaka nzaba hari ku bwawe, sibyo? Rero nyine hari akazi nyine nakoraga, rero byaba ngombwa ko mba nyine nkahagaritse umbanze nze kugira ute kwitaba, sibyo? Kandi nyine n'ikindi gihe wazanyera nzaba mari ku bwawe. Nyine ni no gushaka nyine ngo uzaze ubonane na papa. Ese uvuze ko kanshaka ryari? Yo, ufite umwanya cyose waza. Ufite umwanya? Ndebera ejo hari turi kuri 15. Kwa gatatu nzajya koza imodoka ya Gaspari, yambwiye nzamwogereza. Umuntu bambwiye ngo nzaye kumukorera amasuku mu nzu. Kwa gatandatu, sibyo? Nzigura, sibyo? Akazi kose nkahagarike, ariko nzazi kwitaba sobukwe. Ayese ko bivuga. Noneho ushaka ngo gisetse. Ngo gisetse. Umva nyine, sibyo? Wahora wisekera paka.
aseka neza nawe ariko ingo se adatuma nirya se nime kandi nanjye nako nimereye ni neza. okay baby nyine musuyeho sibyo turabonanye twari dukumburanye cyo igihe kinini sibyo kandi mu kazi kabandi rero atama mama wake everything. Aromeze uteze. Shangiye meze fresh nuko nyine mbona nubwo nyine akazi kabuze Akazi mwimensi karabuze nanjye narapoyesheje hari biraka nari mfite zakoze imodoka nyine zigera muri 3 zose shikira ka wamuhayeho mwana ariko zibyabaye nanjye nkakora watuje arabajinga baje nyine bashonde byatanje ati ngiye ku mafaranga bamuhaga bayigihumbi nose baguhaga bibiri bamagaze ubwo barakorera igihumbi ubu kwinzara ewana shaka mwimitsi mana yavugije ubuhuha kabisa none ndangije sha ni pedri cyana cyo mubakiriwe gusa baragitinyuza nyine urabona asubye twahore mu nda nyine akabebe kabisa ngo bwitwa niyira baba wipashe muremure cyana ngomba kugitereta urumva uko nunzi nyine ntabwo nibuye amashusho yawe ndayazi gose namuhagarikije ati twavugana ufite imirongo ndamanuka ndazamuka umwana ati nanjye naguyemo ati twazahuye se ndemera udufaranga nizigamye ubise nzagura ingurube urumva bitangiye bute ndatumusohokanamo ubwo warayemusohokanyemo yose arashye nyine abone ko nanjye nari inoze byabihumbi 15 byose cyane ngiye naho nikora ese man ubona uramu mwana mba ndamwemeje none humvise yarambonye nyine abakuru nyine meze fresh ubise barivanye nakintu mba ndihubise arangije ati bana ati nanjye narabonye numva hise muri kuna byatanje bati amana ya gaswi none se man ubwo umukobwa wizeye ko redi gazagukura umva igitangaje se ndi iwabo nzi nyine ngaraciriritse iwabo haratatse hameze bafite igiteleviziyo urumva cya rutura cyakirizwa ngo ni flat ubwo hantu warahinjiye amrangi meza nyafeza bye nyemisengera ubwoba manje nyemisengera ubwoba aho hantu ubwo warategereje urahatinyuka urakomanga kubera ikizi mwana we shaga ngiwe wese niyo nakunze umukobwa ntabwo nakunze sha nta cyizere muhaye umukobwa wo mu bakire reba wowe uzi imodoka ukora ibiyedi mbwira ukuntu uzajya gushitura mani umujama wa hari ahantu wombwira nawe ukuntu wahageze ukuntu wahabonye mbwira sha ndagaza nyine nanjye nakabyumvise usiko ngo wigerejewe ngamureka sibyo ariko mwana we waramukobwa sha mureke mwikuremo ubu se ikamubaza ubu papa we naguca inkwano ya miliyoni cyangwa y'ibihumbi 500 uzabikura nyine nanjye niho mfite ubwoba gushaho hano ku nkwano reba woza imodoka baguha igihumbi 2 baguciraguraho ngo wayogeje neza ringorera mu kiyede babwirirwa bavuga ati wa kiginga wowe ndagaza ntabwo bizakunda kabisa bro ntacyo mwijeje ariko nawe niwe nkunda byukuri sibyo nawe ntabwo azanibuka kuko ngiwe sibyo mukunda byatanje sibyo uramukunda rero nawe niba nkunda ibyo ntabwo azabigenderaho wabo batadushyikira umukobwa neza tuzabana pesha nubwo mwabana ntabwo mwabana ubwo se umukobwa yavukiye mu mata ahantu hameze neza uzamuzana mw'iki cyaro wa muhungu we atazi no gukora ubwo uzamutungisha ite ubwo uri wowe uzemera ukajya uhaha ibintu byose umwambika ibintu byose shaka bizashaka gusa icyiza no kuzana nko kuri level yanjye icyiza mukanze arakubonye ndi umukene nabi mufite sibyo ubwo rero niba yaremeye kuba yakomezanya nanjye anzi sibyo ubwo rero yemeye gufata risike zose ziri mu bushobozi bwanjye nawe azabiha ubwo nyine nawe nimukundana nyine
ubwo nyine nawe yiyemeje kuza gufata isuka kabisa. Kuba muri iki cyaro cya danje udafata isuka bazi imodoka imyatuye Marvin tuza sibyo nubwo wenda nyenye sibyo ariko ndi umusore yego afite imbaraga nzakora iyo bwabaga sibyo niba nyenye ntabwo bivuze ko nzaba nyenye kuzakora ako kazi nawe na wa muhungu we ubwo uzagakura Imana sibyo nubwo bajya bavuga ngo Imana iratabara ngewe narihebye kabisa umva igihugu no kuvugisha umukobwa nsigaye nigirira n'ubwoba mbabari yagukebera se wamubwira kuvura wamubwira yamatira ese avuga ngo bihanaguyemo nta nicyo uzongera kuvugana n'abakobwa mani wagusaza nanjye mbere nk'abo bakatire bakatiremo nta cyizere nkuhaye mw'ibi bintu ugiye kwinjiramo biraje noneho bigushusha umutwe ubwonko bwende gusa noneho nujya gusura ise none akakubwira ati nimba nta nkwano ya miliyoni haguruka inzira yakuzanye ngiriya uhite wikemukira yumvire Marvin rero mani oya iti yaje guturo kunshi nagiye gutyo ntabwo ari ukuguca intege cyangwa sha waramukunze yewe kareka nubwo wabintera mu rushi nawe Kevin umva ara hepfo rero hari utujobu nari mfiteyo shangiye kudukora mani ndebe ko ntabona uduceri shaka kurya mani nta kibazo ariko nanjye ugira namugiriye ntabwo namugiriye mani Kevin nubwo utayumvishije ariko niyo mwana uriya mukobwa nushaka umwihanaguremo ngiye rwose ubwo bwanjye ntabwo nzabikora rero uzabikora uko ubyumva rero muri kumva inama yanjye utayumvisha rero kambe ngiye mani si uko nyine nsuzuguye inama zawe sibyo gusa ariko ndaza gutekereza ubitekerezeho neza utekereze kabiri ntarebe imani nsigare nk'uwakwaye inzozi twahangaha none se neyira waba umeze uteze meze neza sha ubuzeho gusa narabuze sha warabuze kuva twava gutembeza uko natari nakongeye kukubona nawe sinzi iyo wari waragiye sha ndahari ahubwo usibye wowe nyine nanjye mba ndi kumwe hano mu rugo na papa ni ahantu njyanye none se andi makuru nyine ni meza wowe se ahubwo bibi nanjye ni meza none se utambwiye nyine amakuru ya wa mutipe nyine nasize muri guciringa sha nyine wa mutipe nyine twaramenyanye urukundo rugeze kure mwahise se munakundana cyane rwose sha nyine natashye ndi kwibaza nyine ibyo muri kuvugana n'amaherezo yabyo ubwo nyine ariko sinabyitaho irigendera nyine twagiye mu rukundo ibintu bigeze kure sha ni byiza nyine tunimba mururimo nadanje tururimo nyine ariko nyine uba ubona bigenda ariko papa ari kongera ngo wapinga umuntu uciriritse hoya ibintu nk'ibyo nyine nabonye papa wawe agigira cyane zije darekura none se ikibazo ni iki ikibazo nyine washaka bo mubakire none se abakire nibo kamara natababona ntabwo azashyingira umukobwa we simbizi nanjye azabimwumvisha azabyumva abantu ngazemera abonye ubwo nyine nawe uzamuzana murebe ariko se ubundi bwo amufetse wewe umukunda by'ubundi hari icyo byatanga ntacyo ubwo nyine sha nyine nimba weho umwemera nyine komereza aho tu nakundi nyine ntegereje ibya papa ngo numve none papa nyine n'ujya wamwicara mukaganira nyine ujye ubimubwiraho wumve nyine igisubizo kizageraho kibe igisubizo kizima ko mubwira akanya magana ati wata umuntu utazaparika imodoka hano no cyari kuri mungu ntari bigetu uko nyine sha nawe wari warobye mwa
cyane rwose. none se urabona umuntu mudasanzwe muziranye cyangwa mwari muziranye ngewe nabizi wapi ntabwo twari tuziranye. urabona ubwa mbere mwari muhuye nabonaga mucata n'iki se ahantu hose nanjye nabibonye kuko nyine nabyisanzemo. nyine gusa uriya mutipe shamba mbona nyine ko nabonye ni neza sha ariko nyine nuko papa wenda babiteraho joke ariko imana ngiye mba mbona uriya muntu nyine natanje. Papa arapanika cyane sinzi cyangwa ashaka kuzaparika imodoka. none se sha papa wawe nawe utagira azi ko nimba we wenda yari afite imodoka abasore bose baba bazifite ko nyine ashaka kumukira ntabwo se washobora ako danga bakire bajya mu bandi ntawamenya ako se nawe rero sinzi ako shazareba kure azabona ko abakira atari ngombwa bamwumvisha akananira nyine ngaparika nanjye. hari igihe undi umuntu ashaka kumukira ariko nyine ukabona nyine wapi ukabona nta terambere ukabona nyine kubana kwabo nyine ni ibintu bigana ibintu nibishaka mwasize hamwe mwabishaka mani sha nyine neye ndi kubona amasaha nyine agiye kanze naho ubwo nyine tuzasubira wakoze kunsura nyine kanze muherekeza. Mukanya na mabiri ushaka kuba bita amafaranga bana. Mabirize ejo ni 6 Ariko ubundi mabiri narafite ikiraka cy'amafaranga mu bitanu. agatarize yakora iki gamani karaga polo amafaranga. Rero mutanga n'undi. mani 3,500 umufuka kandi nayo mani hari umudebe uretse ejo rero kuwa gatanu ngire gutya njye gutembera sibyo ngiye mu kazi nyine mbe ngubitanye n'umukobwa ngubitana n'umukobwa Gutya nyine twavuye mu nzira turimo nyine kugenda umwe ajyana nyine ukubita amaso nyine nahise ngomba urumva bo nanjye urazi nyine ntabwo nibuka ndakuzi rwose umva ramba n'abajama binaha batinzamo ukabona ugagiye kumubwira ko amukunda reka njye ntabwo ndubu nyine nahise mvuga ati nyine twavugana nta kibazo nyine nako mani kamunsi bita mvuga ati twavugana nta kibazo no ibi byose nyine mubwiye ati nta kibazo tuzahure nta kibazo nimero zawe nuko na telefone mfite nakaze guhaye kamunze kurusha urumva gasa nkaho ambwiye ngo watinze kumbwira numva nyine asa nk'uwatinze mumbwiye ngo watinze kumbwira nyine urumva ndabati nyine nshaka nyine twazahurira urumva nyine ndagasohokanye urumva turagiye urumva twitayemo gusa nyine amafaranga nari mfite 20,000 bitanu byose byahacikiye bitanu none kweze n'igihe ni birenze bana zikitwa nde mana ngo ni make bitanu kitwa nde bakitwa nyine Neyira umva nyine nta kazina keza byumvikana kana uretse umwe ko muzi mwatere territoire Neyira ntabwo muzi cyawe oya Neyira ndamuzi man wabo ndahazi Neyira ndamuzi nawo ndahazi man arano roje kwitereta arano mwara mwiziranga gusa nyine man nanjye naratunguye pe nyine yambwiye ati wazansiza Kevin namusuya igiri wabo urumva nituzombe igiri wabo urumva kimutwa ni muti ntabutse ngeze mu ijuru hani iyi ngiri ni iryo juru bita bavugaga urumva amarangi parafo televiziyo no cyafati cya rutura urumva kabati ubanza nare ujye banaye
reka mani barayifashisha nihagararaho navuga ati niba nakunze umuntu nabizana wari umeze ute wakwishize mu mazira ntebe ndabizi nizatanje saloni yatanje ngira ngo icyo arebaga nk'uvuye mu ntuza ndagaze uvuye majyaruguru ntabwo byabura komani don't worry move on sibyo wowe nimba wakunze umuntu of course maybe nimba yagukunze nawe wamukunze ikize ni iki ibyo byose gusa nyine karambwiye ngo viyomani wako yewe ndamuzi ati bakwandira ntazi neza gutya nta na nyina agira nyina we yarapfuye na cya Mavini ejo cyaraje mana kinera ubwono umutima ugiye kumvamo Mavini n'umukinga mani Mavini ntakintu Mavini igenda muzi Mavini muri n'umuntu kine ry'abantu kuva kuri A iza kuri Z ntakintu nakubwira cyukuba nambye ati umva warayobye ni ubwenge mukatire Mavini nje bwanjye of course ndamuzi ndikubwiye sinekubwiye Mavini murabona ikiraka kamwe ati Mavini nabonye ikiraka none dukora ikiraka sibyo akahagera kabati rwose kabisa cyakana gihari yatangira agatangira gusengureba ngo nta n'ibikoresho bihari gusengureba ngo urabaza kurangiza nyine umuntu uciye bana negera ambwira ati umva warakubutse ati bintu akowe ntaga yinjiyemo bwebwe nyine naramushushanyije avuga ati aratangira ati wari sumukuruje iki ni iki birenze abantu kuba bakize rega mani kuba bakize sibyo ntibikora ko utatereta umwana ikibazo none umuntu ahore no mu muhanda ntamuzi uzi nataha ubwa mbere muracatse mubona birakunze ikibazo wenda nasi none akarazo n'ikindi urumva ndamuturuganye ubwo niriye nyimara ariko nyine twagiye kuri date abakuzuza babibura uraseka temeye nawe ukarongora nawe ujya ubyumva babivuga ubwo nyine byatumye nyine akajambo kanjye gapfa ariko nyine naramwemeje ariko ntacyo ariko ibintu ni ibishaka nzashaka ibintu ndacyari muto imyaka 20 n'ingahe ntabwo ari myinshi nzashaka nzabizi muri rega kuvuga umukinnyi ntabwo ariko kosa ni ugukura ukennye ubundi kuvuka ahantu hakennye ntabwo ari ikosa ahubwo ikosa ni ukuguma nawe ukennye kuko ni ubwenge buke bwawe sibyo gerageza ibintu birashakwa sibyo bikaboneka wabishaka isobanura kubwenge kimwe ntabwo ndagira nyine sibyo gusa nyine Meira yambwiye nyine bashaka nyine ashaka nyine ngo duhura Kambwira mani kangwegera sendamuzi gutya urumva sendamuzi isaritonda pe aritonda ariko yasaze intare y'ingore intare y'ingore babana ari babiri yabimbwiye ko nanjye nagira amwihangana akavuga ati wari ntabirenze ariko mwana we ufite ubwoba gusa nyine yarambwiye ngo njyewe nta cyizere namba cyo papa yakwakira neza ariko nyine ibyo ugomba kumenya njyewe bose nanjye ibirenze n'ibi ibindi ni ukugira gutya wowe sibyo umwana wamutigise sibyo nawe yakwemeye uri mu mirongo neza nta birenze gusa nyine yarambwiye ngo njyewe niyo papa atakwemeye njyewe ntabwo nakemera kubana ntabwo nyine nakemera ko papa ambwira ngo uyu muntu ngo ntabwo mushaka ubwo nyine nanjye mvuga ngo ubwo nanjye ubwo nuko nguko sibyo yambwira ati njyewe ndi papa atagushaka sibyo njyewe nzemera nze tubana kawe niyo papa ataduha umugisha wakigere njyewe nzaza tubana urukundo rugeze kurera kana karatse shaka n'umukara w'imirongo neza n'agasa warugeze shaka ariko hano nagiye waje kunsura ninje gutanyira kwira ubwo rero ngize amahirwe ndadomoye wumva waje kumfasha guteka ugiye kumfasha guteka ikibazo
umeze ute? meze neza. None nsigaye mbona waritonze, niba ari uko ari wa mukunzi wambwiye utegereje simbizi, ariko waranambeshye ngo azaza, nategereje ndaheba. Oya ntabwo nakubeshye. Mutegereze ryari? Aha ni kera se. Araza uyu munsi. Kutaba wambwiye se, ariko nawe hari ibintu by'ukora. Ubu rero witeguye umushyitsi cyane. yewe nawe rero usigaye warancanze kabisa. Nganda ategereje nyine uwo mushyitsi, ndamutegereje. Araje. Gari winjira. Injira. Mwiriwe. 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 Injira. Injira. Meze nakaderwa kane. Papa n'uyu nguyu nakubwira. N'uyu nguyu? Ni njye. Niwe dukundana. Aha. Ntabwo ndi kubyumva. Yakwibwira. Ariko ntacyo nambwire iyo aturuka mumenye. Ambo rero muzehe kwivuga ni umuco mwiza. Njyewe rero nitwa Kevin, nkaba n'urukariya mu Gatenga, nkaba nkundana n'umukobwa wawe kandi cyane. Ndumva rero ari ibyo ngibyo. Ndumva ari ibyo. None se iwanyu ngo uturuka he? Njyewe rero n'urukariya mu Gatenga. Urukariya mu Gatenga kwa ba Mariya. Sinzi niba baba umuzi Mariya. Ukundana n'umukobwa? Twarahuye turamenyana turashimana, ndamukunda nawe arankunda cyane. Cyane. Siwe nabonye uri koza imodoka ejo bundi? Siwe nabonye uri koza imodoka ejo bundi? Ubwo nibyo. Hari ikibazo se muzehe? Sawa komeza. Koza imodoka hari ikibazo kirimo? Nta. Sheri. Umeze ute? Umeze neza. Pase kumbona yaraka. Aguteye ubwoba se. Yaraka y'inyoni kamwe. Ukora akahe kazi? Akazi rero urebye ndashakisha n'abasore bose nyine anubonye akaraka niko nkora ya none se siwe nabonye uri kugenda ariho uri koza ya modoka? Ndi kuyoza? Uri koza imodoka. Ntabwo ari ubwa mbere nkubona. Muze rero ntabwo nakubeshya, ubu ni njyewe barangiye mvugisha ukuri, nyine ngo wabonye niwe njye. Kamaguruke nanjye njye kureba uko byifashe, ngaho musigare muganira. None se sheri ko mbona ko ampenze kare, ubwo bizagira umugisha ko? Papa zemera nzamuganiriza neza. Nyine bisa bintu agahinda, nyine binteye kwibaza sibyo, kuba naravutse ndi umukene bigiye kuba impamvu? Natwe ntabwo twavuganye amafaranga nyine twazishaka. Ngiye gukora cyane sibyo, kugira ngo nzagutuze mu buzima bwiza sibyo. Ngiye kuba nyine ntabwo ari ikosa sibyo, wenda ikosa ryaba kuba gusazira mu bukene ntarabuvukiye sibyo, gusa wenda kuba ntaragukunze sibyo uzabyicuza. Nanjye ntabwo nzakubabaza sibyo, nzagukunda nyine urukundo nyarwo sibyo, kandi kuba nyine warabuze mama wawe nyine agahinda nyine wagize nzakubaza sibyo, nzakuba hafi nyine kandi uzabaho wishimye sibyo.
mbese nyine haciye iminsi myinshi nyine tudahura wamaze utese umwana meze neza uri kumenya kujya uhinduka gute nuko nagusize nsanga nyine byariyongereye urari mwiza kurushaho wapi n'ibisanzwe udaseka cyane n'inseko yawe mbese imbere ko watayihinda kandi bisa neza ntabwo irasaza ese mu gihe kingana iki amezi 5 nzayabona ubwo rero nitubana poroje nyine twakeneye ubuzima gusa n'ibihindutse hari ikibazo nta kibazo kisi niyo nakipfira akongera noneho manange noneho sibyo nitubana uzagiramo ako nimba iki nimba nanjye ahandi hantu nawe urakabya aya ntabwo wabyo ebi nyine wenda niba ndi umukene sibyo ariko nyine wenda icyo wumva wanyeneraho sibyo wagira mbwira ubwawe sibyo nawe uhari ubwanjye sibyo kuba naragukunze ntabwo ari ibintu nyine byanunguye sibyo ni ibintu nyine natekerejeho bishyira ku mutima sibyo numva ko nkwiye kugukunda sibyo rero ntugire ikibazo biriya ntabwo nta kintu nyine bintwaye sibyo niyo wenda atadushyigikira ariko nyine njye nizera ko imana ariyo izadushyigikira sibyo kandi nyine don't worry you better nzabiganje nzaba sibyo bebe gusa nyine nubwo wenda mba nimwifuza sibyo hari akazi nyine kenshi mba ndi gukora sibyo urabizi nyine nk'umusore ushaka gushinga urugo sibyo abakora nyine hamwe nijoro rero nyine hari akazi nyine mba naretse kugira ngo nyine nze kukwitaho sibyo gusa nyine niba nta kibazo nasubiramo tukazakora sibyo saba nyine erekeza uko batinze mwakabyaramo ntabwo ziragezera amugari impamvu nyine Kevin niwe mfite man chamwa n'indiye mani ntabwo aragera mavi wapi arihe namuhamagaye telefone yanze no guca mu ndagazo kasakumira ntabwo reka iyo boro twicira ko kimeze nyine ngo tukipe ko sibyo habaye imodoka zigera muri 5 zose nyine ngo bagenda sibyo ubwo rero tugenda sibyo tuzikwapanye favu iminota ingana gutinda ubona ko mavi no kwateza mwana ko watinze bro shamani na akazi kenshi bro akazi wowe ndafuze n'ukuri imana rwose niyajya byose abarakazi byose abarakazi n'ukuri imana aragaragara ko 5 urumva imodoka 5 zose kandi kuri bibiri itumo ubwo rero ewa rero byakwapanye ntabwo byinshi rero ubwo fata yabase kanze fate yabasi tugire vuba vuba tugende Kevin rutaye phone simbyumva neza rwose yewe biba byandenze kabisa Nayira we yinze rwose nkanyenyenyenye vayo hano nta soni cara hariya witonganya se wabaye iki nta kwitondaganya igihe cyose uzaba wowe unyaragurika
mba nicaye hano njyenyine ntabwo mba nkeneye kugira ngo mubone mu maso ko ariwe nasigaranye. Sinende harasoma. Umva reka nkubwire njye nkubwire nayo ibintu wanzaniye ibintu usigaye gukora nyamara buretse Ibikize. nakureze neza mama amaze kubura amaze kugenda ariko utangiye kwigira nabi wibahaye kwirirwa uzenguruka imihanda ngo hajya ngo ubu nukukuze Ese nayindi hara mu gikoni. umva reka nkubwire kandi nahira nkubwire mwihanangirize nutagabanya ko kaguru turaza kubona nakomeje kukurinda nakoreka buretse urabimbwira neza. Ese wa muhungu wigeze kuza hano niho wambwiraga ngo niwe hari kaka nagatangazo none yewe naragenze ndabona ngo urabona uriya musore ari wo kuza gusaba iwanjye njyewe Kubera iki se nagara umuntu nk'abandi. ariko kandi umva nkubwire ujye wumva ibyo nkubwira hari wowe unesha umutwe buri munsi ujya kuzana abadashoboka wabazanye iwanjye ubwo wararebye ugasanga nkiranye uriya muhungu akwiriye kuba umukwe wanjye njye nkubwize ukuri sinshaka nkamene bari abahungu sinumvi irindi jwi wongera kumbwira ngo urakumukunda wumvishe Aho kugira ahubwo njye nawe dushwane nava muri ubu. ariko si ni iki noneho none se umukobwa nasigaranye wowe uzajya unzanira abakwe ntashaka abakwe birirwa buzuye amamodoka abakwe birirwa bari niko warebye usanga ari wowe nkwiriye niwe nasigaranye ngira ngo nzabate ngo niwe yigizeho wavuze ati reka nishyire mu bukene guhindurira amatwara ujye wemezwa n'umuntu ufite imodoka abo nibo nshaka ufite amafaranga ku mufuka ifaranga muri iki gihe niryo rikora sha mva ngire pakora muhungu ndamukunda cyane mva ku rwego rwo hejuru muri kubimbwira numva umutima uri kumva wumvishe none muri iki ko nanjye bitamvamo sha simbyumva neza pe mva ngire rero papa mu gihe wanze umuntu nkunda ndava hano musange ugenda ariko ibyo se ndakwinginga ngo nuko untekera ngo yuko ari wanasigaranye nushaka ugende ntabwo nzananirwa umva ntabwo nabura n'abantekera sha byo ushaka kugira ngo nyine musange genda ariko ngeze ujya ngo ndacyakwinginga niyo mpamvu wishyize mu rwego rwo hejuru ibyo umva reka nkubwire ibizakubaho ntuzabimbaze wumvishe ibiki se bizambaho arega warasheze wirirwa we uri kwigira arega noneho niyo misatsi niwo wayikuguriye kugira ngo wigire gutyo none ntabwo ari we ariko yanayingurira reka nkubwire nushaka ufata icyemezo nanjye mfashe icyemezo ntabwo nshaka kubana n'uriya musore cyangwa ntabwo najya ndagiye nanjye usigare amahoro ndagiye arega noneho niyo misatsi niwo wayikuguriye kugira ngo wigire gutyo none ntabwo ari we ariko yanayingurira reka nkubwire nushaka ufata icyemezo nanjye mfashe icyemezo ntabwo nshaka kubana n'uriya musore cyangwa ntabwo najya ndagiye nanjye usigare amahoro ndagiye garuka twumvikane ugeze kumbwira ngewe rero ikintu nifuza ndumva waramutsimbaraye kandi gutanya n'abantu bakundanye ntabwo byashoboka ariko naje gutekereza rero umukobwa niwe nasigaranye sinakubabaza sibyo noneho ndatekereje numva ko byanjyamo ariko wagatekereza kugira ngo umushaka hari inshingano ngiye kuguha nuramuka agize ikindi kintu agukorera ukavuga ngo ugarutse iwanjye ntabwo nzi ko tuzakiranuka pe urabyemeye se dukorane ubu nabyemeye cyo kuri umutima urongera ururutse kubera ko natekereje buriya rega iyo umuntu wamukunze nta kintu nakoresheje ibishoboka byose ngo umwange nabonye waranze uratsimbarara bigeze aho umbwiye ngo ugiye kuva mu rugo ugenda ubabaye reka mbikwemerere urakoze nyine papa rwose niba ubyumvishe reka nk'umukono muzashake neza mubane neza amahoro urakoze